Hello guys, turabakire mwese bakunzi ba Iranzi TV. Uyu munsi dufite content idasanzwe. Ikanisa rya Kristo ku isi turi gutegura igiterane ngaruka mwaka kizagitegurwa na Kingdom of God International Ministry. Igiterane ngaruka mwaka dushima Imana aho igejeje umurimo kubera ko iki nico gihe uyu murimo watangiriye. Rero tuba turi gushima Imana aho igejeje uyu murimo aho yawukuye naho ugejeje, ndetse tuwereka naho nibyo dufite gukora n'umwaka tuba tugiye gutangira. Uko mubireba rero turi mu myiteguro, turi mu masuku, uko niko bihagaze muri Church of Christ in the World paruwase ya Mwiki. Turi kwitegura igiterane tuzatangira ejo kuwa kane. Ejo tuzatangira igiterane kuwa kane, aho tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Kirinda Emmanuel kuva mu Rwanda, turi kumwe na Jeanette umuririmbyi kuva i Burundi, tuzaba turi kumwe na Azaf team. Bizaba bishushe muzukuri birashushe. Rero turabatumiye mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana, abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda kumva ubutumwa bwiza, abashaka gukura mu buryo bw'umwuka, abashaka guhugurwa. Tuzaba dufite amaseminari mu gitondo, tuzaba dufite ibitaramo nimugoroba. Kuri ubwo turabatumiye mwese, abatuye mu karere ka Nairobi turabatumiye, abatuye Gidurayi turabatumiye, abatuye Mwiki amatorero atandukanye turabatumiye, abashumba, abaririmbyi turabatumiye, abatuye za Kayore, Umoja, Kitengela, aho umuntu wese yaba ari ushaka kumva ijambo ry'Imana turabatumiye. Nuko rero bihagaze imirimo irarimbanyije yo kwitegura igiterane. Muzukuri uko tubitegura hano dukora amasuku niko tunabyiteguye mu mitima yacu. Imirimo rero irakomeje irimbanije aho turi kwitegura igiterane nkuko mubireba. Muri kureba abantu, hari abantu hano bahamaze nk'iminsi ngahe bataryama bari kwitegura gusa. Harimo nk'aba pasteri bafite ibiroso bari gusiga irangi, abakristo bose. Rero ibi byose biri gutegurwa ku bwanyu kugira ngo muze tubane, muze mwumve ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze rero mwese. Uko mubireba uko niko bihagaze mu itorero rya Kristo ku isi. Birasa nkaho ibintu bitari ku murongo bijagaraye, ariko ejo mu gitondo ibintu byose bizaba bijagaraye, intebe ku ntebe, speaker kuri speaker, ibintu byose bizaba ari sawa. Muri kora ko twapfutse agatuti, ibintu byose ejo bizaba ari sawa. Rero mwese aho muri muhe umwanya kino giterane muboneke, kubera ko byateguriwe mwebwe ubirebye wese. Abari kure mukurikirana igiterane online, abari muri Amerika, abari Buraya, abari Australia, mukurikirana igiterane online. Kizaba gishushe from tomorrow kugeza ku cyumweru. Igiterane kizaba gishushe aho tuzaba turi kumva ijambo ry'Imana, ibintu bizaba bishushe. Rero mukurikirana igiterane. Rero ngaho naho ubutaha turi kumwe kuva ejo kuwa kane, tuzajya tubagezaho injamake ukuntu ibintu bihagaze. Kuva ejo kuwa kane kugeza ku cyumweru turi kumwe kuva mu gitondo muri za seminari. Dufite seminari za makapos, seminari z'urubyiruko, dufite amasemina. None ga muzazi. Yes, abantu bashaka gukora business turabatumiye muze. Uyu mukozi w'Imana ni umuntu uhugutse cyane mu bintu bijanye na business. Turabatumiye wherever you are, please ngwino wumve ukuntu wabyaza umusaruro amafaranga makeya akunguka akabamo menshi. Ubwo tuvuze ifaranga abantu benshi bazazumva. Ngwino muze twige gukora business neza tudahomba mu gishoro gikeya twaba dufite. Couples, ingo ziri kunyeganyega, nubwo rwaba rukomeye, you never know, wenda ejo hari igihe wafesinga ibibazo byatuma runyeganyega. Rero kugira ngo urubungabunge, ngwino twumve ukuntu twakubaka ingo nziza, ingo kandi unuzuzana n'umugore wawe. Uzane n'umugore wawe, niba ufite sobukwe na nyoko bukwe ubazane, kubera ko nabo ni couple. Tukaze wenyine basize. Murakoze cyane, naho ubutaha.